bikeya iyo yateruye aba yaguteruriye, iyo yakuzaniye aba yakuzaniye. Abwira umugarabe ati genda ubwira ha ubwo akagacu kabonetse, ubwo agacu kagize gute nave mu nzira hakiri kare. Aratinda imvura igiye kugwa iramurangiza kubera iki kiganza ndigiterura bike. Zaburi yaravuze ngo mu kiganza cyayo ngo iyo yateruye ikakirambura ngapfumbatura. Agize gute ntabwo wapfumbatura umuntu utari upfumbase. Narimvuze ngo amaze iminsi apfumbase, yarapfumbase biragucanga, arapfumbatura ashiyakisha biranga, ariko arapfumbatuye. Yapfumbatuye ngo buri muntu wese akuramo abantu bose bo kwisi. Ndaho uzagucura. Tugiye gusenga. Ahawe iruka imvura itakunyagira, ngo ahaba ariruka yicaye ku mafarashi ye n'igare rye. Eliya mwirukanga inyuma n'amaguru. Umva igitangaza rero, ngo imbaraga z'Uwiteka ziza kuri Eliya ziramubwira ati ari n'igare ari n'amafarashi, ariko wowe nta gare nta mafarashi. Bipfa kuba turi kumwe, tugiye kumwereka uko bagirafashijwe. Kandi umuntu mwicaranye mubwire ngo guhaguruka barahagurutse, mubwire ngo kandi bafite n'ibyabahagurukije, ariko nawe Uwiteka araguhagurukije. Uwiteka araguhagurukije ngo barirukase. Eliya aca kuri Ahabu. Hari abantu Imana igiye guhagucaho nubwo bari n'amafarashi, ugiye kubatambukaho. Nukubyara nta mugabo, umuntu mwicaranye mubwire ngo nta gice imvura yagwa. Niba umugore yarabyaye nta mugabo bahuye, ntabwo ari igitangaza ko Imana yakuremera ishimwe. Nta mashuri, nta mwene wanyu, ntawe muziranye. Dena sori boria ina taiba. Shimwa Yesu. Hallelujah. Musumwe muri Isirayeli habaye ikibazo. Ikosa rikorwa n'umuntu utemerewe gukosa. Hari igihe umuntu akosa ariko ugasanga ntiyemerewe gukosa. Ni ikosa ryakozwe n'umwami w'Abisiraheli witwaga Ahabu. Isiraheli yari ifite amasezerano n'Imana yo kudaharika Imana yabo, ariko Ahabu abirengaho ari umwami, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Hanyuma igitangaza rero, hari inyigisho ngunda ndayikunda, ningira umugisha nzabagirireho umugisha muzantumira ari ngo kwa gatanu nyigishe. Nabwo ndabisabye hakiri kare. Nimva hanze nzagirirwa ubuntu muzamba ako kanya. Ni inyigisho ivuga ngo agaciro k'umugenzi n'itike. Agaciro k'umugenzi, agaciro k'umunyagihugu n'irangamuntu. Nagiye kwigisha mu gihugu kimwe, umuntu wansemuriraga nsanga ndusha Ikinyarwanda. Ndamubaza ko numva ubu Ikinyarwanda neza wakigiye. Arambwira ngo kuva yabaho ntarakandagira mu gihugu cy'u Rwanda. Nza kumenya ko umuntu utari umunyarwanda biroroshye ko yavuga Ikinyarwanda kandi atahazi n'u Rwanda rutamuzi. Namenye ko no muri riteranire abantu bavuga Icyongereza, Amerika itabazi, Abongereza batabazi, batazigera banabamenya, batazanajyayo. Ibyo bisobanuye ko umuntu yavuga ngo ringo tu akavuga indimi ijuru ritamuzi, atazajyayo, ariko avuga indimi zo mu ijuru. Ahubwo namenye ko agaciro k'umunyagihugu n'irangamuntu, niyo waba utavuga ufite ubumuga bwo kutavuga ariko ufite irangamuntu.
uburi umugenerwa bikorwa murari. Ntabwo ari ngombwa ngo twese tubwirize ngo ijuru rigaragare ko rikuzi, upfa kuba ufite agakiza niyo rangamuntu y'ijuru. Murakoze. Hanyuma rero kuri iyo tike nicyo narishatse kuvuga. Mu mategeko aba ku itike hariho ijambo rivuga ngo ugize ikibazo uhamagara kuri iyi nimero. Abafite amatike bajya bayagenda, mwese murabizi. Abantu bakoze iriya kampani itwara abagenzi n'abahanga, bafashe inimero ihamagara kuri kampani bayishira ku itike. Kubera iki bayishize ku itike? Nuko bazi neza ko hari igihe umuntu yo atwara imodoka agakora impanuka agapfa, ariko abatwaye bakaba barokotse. Bivuga ngo ushobora kuyobora ugapfa ariko abuyoboye bakiri bazima. Hanyuma rero urupfu rw'umuyobozi ntabwo rubuza barokotse kugira gute. Asa muranyumvisha ra? Aka kantu karumvikanye rata. Urupfu rw'umuyobozi w'imodoka ndirusobanura ko abatwaye bose bapfuye. Hanyuma rero iyo mpamvu inimero ihamagara kuri kampani iba ku itike. Ngo hayitike ugasoma inomero zihari narangiza ngayikwambura, byagora kongera gusubiramo iyo nimero. Kubera ko iyo nimero ntabwo ifatwa mu mutwe, ahubwo iyo nimero iba ku itike. Dore impamvu abantu bahamagara Imana ntiyitabe, nuko bahamagara ijuru nta nimero bafite. Ko kinomero ihamagara iri ku itike. Hanyuma navuga giki? Niba tugiye Nyagatare duturukiye Kigali, imodoka igapfura Rwamagana, hanyuma shoferi agapfa ariko hakavamo abarokotse, ntabwo waroberaga ibumoso noneho shira iburyo, nushira iburyo urazifata. Kintu gitangaje ngo ajugunye urushundura afata ifi nyinshi. Igitangaza ni kimwe. Ikibazo si ugufata ifi, ikibazo azikuye he. Kibazo si ukuzikura he, ahubwo azirobye sangapi. Abahanga bo kuroba baroba nijoro nibwo bafata amafi. None abandi barayemo babura ifi. Yesu ahageze ku manywa arobesheje ifi ryari ku manywa. Ikintu cyubahisha Yesu ni ugukora ibintu mu masaha atari ayabyo, mu gihe kitari cyabyo. Ngunda Yesu ndamukundira iki? Mukundira ko acagasuzuguro. Ntabwo yigeze afata Petero ngo amubwire ngo iyi nyanja yabuze amafi, ngwino ngurangire yindi rimwe amafi, ahubwo ya nyanja yaburiyemwe amafi. Ya nyanja yaburiyemwe amafi niyo Yesu yamuhereyemo iki? Irujya nibaza abantu benshi bazi ko ngo nitujya muri Amerika tuzabona amadolari, nitujya mu Bubiligi tugaturayo tuzaba bakire. No, ntabwo wabonera umugisha muri Amerika utari umunyamugisha, ahubwo umugisha usanga umuntu ahari. Watunga amadolari uri umunyarwanda, watunga amayero uri umunyarwanda, watunga amapawundi utararenga karitsiye utuyemo. Ngira umuntu mwicaranye ngo muri iyo karitsiye Yesu yazanamwe amafi. Muri iyo karitsiye shimwa Yesu. Ndashaka kuvuga ngo nta gicu imvura yagera gute. Ushobora kujya kwa muganga bakanzura kutazareba. Ibyuma byabo n'ubuhanga bwabo bikabereka kutazareba nta maso. Yesu ajya hagera uwavutse ari impumyi, Yesu akamuha amaso, abantu bakabona areba, bagasigara bibaza ngo niwe cyangwa se siwe. Maze iminsi mvumbuye ikintu gikomeye.
namenye ko Imana yabishatse nta muntu utabyara. Ubwo nyine hari wongeye kuvugana nawe. Ni muhumure. Iyo tugabura ijambo ry'Imana bingana no kumanyura umutsima, hanyuma buri muntu agafata agapande ke. Niyo mpamvu nta haleluya ndi bugusabe agapande kawe nikamanuka urayitera. Naje kumenya ko kwa muganga bagupimye bagasanga mu nda yawe nta ntanga zirimo, bakemeza ko utazabyara. Nta gice imvura yagira gute yagwa, muntu bapimye bagasanga nta buzima bwo kubyara afite, yabyara. Reka mbabwire, undi muri Bibiliya habamo ibitangaza bihetse ibindi. Buri bwoko bw'igitangaza kigira igihetse ikindi. Bintu vuze ntago mubyumvuhishe. Niyo mpamvu ngewe ntabwo ndi gusaba igitangaza, ahubwo ndi gusaba igitangaza gihetse ibitangaza. Uriya duhamagaje abantu bazutse bakaduha ubuhamya. Ubuhamya Lazaro yaduha butandukanye n'ubwo umwana wo mu mudugudu wa Nayini yaduha. Mwana wo mu mudugudu wa Nayini ntiyasobanura uburyo kuzimu hameze neza n'uburyo umuntu apfa akanuka. Ariko Lazaro duhaye amakuru, akatubwira iminsi ne mu gituro, yaduha amakuru afatika. Ngiki gitangaza gihetse abazutse. Hanyuma nyakubaho ibyo bitangaza akaba Yesu wapfuye yarangiza akizura. Murakoze kunyumva. Muri Bibiliya habamo abagore benshi. Umuntu utagira umwana nishaka ifate Mikayeli imuhindura umwana mu nda yawe, nishaka ifate Kizima avuga ngo nta ntanga umwana yavuka. Haleluya. Nta gicu. Uziko shoje tugiye gusenga. Eliya tuma umugaragu ati genda urebe abamaze kwemera. Nicyo nashakaga nuko bemera ko Imana ishoboye. Ngo arareba Bibiri avuga ngo abona agacu. Mwumve ikindi Imana yari ikoze. Twabonye ko inyanja nitanga imvura bitewe n'izuba. None izuba ryambuwe ububasha bwo gucanira inyanja ngo itange amazi. Ikiganza cy'Uwiteka. Ibindi zuba ryananiwe, Imana ije kubyikorera. Ibindi abantu bananiwe, Imana ije kubyikorera. Ibyo amashuri wawe wize yananiwe, Imana ije kwigira ngo ikiganza cy'Uwiteka kiramanuka kiza gukamura inyanja giterura agacu. Murahari ndashaka ikiganza kimanuke kijye kureba aho ibyawe byazikiye. Kijye kureba aho ibyawe byazikiye, kireba aho byahagamye, kikuzamurireyo. Ari ngakera mpanuye nk'abana we, ngavuga ngo kizamuye akazi, ngavuga ngo kizamuye agaciro kawe, ngavuga ngo kizamuye icyubahiro cyawe. Iki kiganza kigiye kukuzanira ibyo waje gushaka. Iki kiganza na the glorious. Ngo hazamutse agacu gato, ngareka kitegereje, ngabona kangana n'ikiganza. Aramubwira ati nicyo mbonye inyanja, ikindi bashije gutanga ni ikiganza kizamuye agacu. Aravuga ngo nyiri icyo kiganza ndamuzi. Nyiri icyo kiganza ndabwo ajya aterura bikeya. Iyo yateruye aba yaguteruriye, iyo yakuzaniye aba yakuzaniye. Abwira umugaragu ati genda ubwira ha ubwo akagacu kabonetse, ubwo agacu kagize gute nave mu nzira hakiri kare. Aratinda imvura igiye kugwa iramurangiza kubera iki kiganza ndigiterura bike.
Zaburi yaravuze ngo mu kiganza cyayo ngo iyo yateruye ikakirambura ngapfumbatuye ngagize gute ntabwo wapfumbatura umuntu utari upfumbase. Narimvuze ngo amaze iminsi apfumbase, yarapfumbase biragucanga, arapfumbatura ashakisha biranga, ariko arapfumbatuye. Yapfumbatuye ngo buri muntu wese akuramo abantu bose bo ku isi. Humura ndawe uzagucura. Tugiye gusenga. Aha wowe iruka, imvura itakunyagira. Ngo ahaba ariruka yicaye ku mafarashi ye n'igare rye. Eliya mwirukanga inyuma n'amaguru. Umva igitangaza rero, ngo imbaraga z'Uwiteka ziza kuri Eliya, ziramubwira ati ari n'igare ari n'amafarashi, ariko wowe nta gare nta mafarashi. Bipfa kuba turi kumwe, tugiye kumwereka uko bagenda. Ndafashijwe kandi umuntu mwicaranye mubwire ngo guhaguruka barahagurutse, mubwire ngo kandi bafite n'ibyabahagurukije, ariko nawe Uwiteka araguhagurukije. Uwiteka araguhagurukije ngo barirukase. Eliya aca kuri Ahabu. Hari abantu Imana igiye guhagucaho nubwo bari n'amafarashi, ugiye kubatambukaho.